ese Xavier kuko biriya bintu warabikoze ese buriya wabikoreye iki koko reka nkubwire sibyo kandi numve kuva naryamana n'uriya mubyeyi kuva icyo gihe ntabwo nize njya kwipimisha pe nta nibwo ndi siri kuko nanduye sida just uretse kumva yuko nyine bya bintu byo kumva ngo ushobora kuba waryamanye n'umuntu urwaye sida ukumva ko nawe ushobora kuba wayirwara nubwo wagize si bwo kutajyayo nuko utabishatse none ngaho nyumvisha ko nawe waba uryamanye n'umuntu bavuga ngo arwaye sida hande nubwo tujya kwipimisha nibyo nicyo kintu cyangoye mu buzima kugira ngo ngeyo ariko kuva icyo gihe sinize mfata imiti look yakuntu meze I'm normal really yeah I'm normal it means ko maybe nshobora kuba ntarananduye urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye ntabwo niyumvisha ukuntu ahantu nka mudafite ikosora ibyo bishoboka bite no baby nubwo tuwasohokanye ahantu nk'ahangaha batagira ikosora baby no nakosora mufite koko ikosora imbaraga z'abagabo wow darling namenye ibanga my boo yes darling ikosora ntirikabure mu rugo rwanjye of course umugore wanyweye ikosora ahorana akanyamuneza ushaka kurangura ikosora hamagara nimero ziri kuri screen yawe Bereka nkubwire sibyo biriya bintu uko wabibonye kamwereke sibyo ndabyemera naryamanye nawe yego ariko urabizi neza yuko hari igihe uryamana n'umuntu ubana n'ubwanduye n'ubwo wabugira kuva igihe twaryamaniye sinize mfata imiti impamvu ngo ubwangu ushobora kuryamana n'umuntu urumva wanduye wowe ugashobora kuba utandura nk'ubu ngubu ntabwo ni kuva twatandukana sindafata imiti ngaho ibaze igihe giciyemo haciyemo igihe kinini pe ubuse byaba nta effect ndabona na nkeya ariko ndizera yuko ibyo twumvikanye babikoze like nakubwiye ngo ujye gufata imiti sibyo utangire wenda ubwo ngewe ntayifashe nkumva yuko wenda nshobora kuba ntaranduye ntabwo bivuze ko we sinzi birimo kuncanga ariko nizere ko yes je nagiye kwa muganga imiti barayimpaye muganga yanigetse ko ngomba kuyinywa ukwezi which is good yeah thank you so much ibyo ngibyo reka tubivuge wari uzi neza yuko nta hantu ho kuba mfite yeah I got a solution so ngiye kukwereka ahantu ugiye kubura isibyo iminsi mike biragoye it's hard cause nyine biragusaba kwigira ubu utari we you know na hantu ugiye kujyana ukaba ukora like what like a house girl come yeah on. I know it's so hard for you yeah but you have to do that because there is no another solution. How you are praying with me? No just please wait just unyumva cause urumva for right now na hantu mfite hano ubitejejeho neza se yeah cause impamvu nanabikubwiye na hantu nzi kwanza ni ibintu tuzaganiraho ni project tugomba kuganiraho irambuye nta kibazo nisiko nta yindi choice mfite nta kundi ni babe just you be patient okay fine ibi bintu dufite kubinyuramo twembi you know I love you you know that you believe me yeah somehow
boss uracyagira umutima mwiza na kera. Ikosora. Enjoy yourself. Nabonye impamvu ufite morale na stress ugira kuriya akazi kawe ugakora neza kubera ikosora. Yeah. Se burya habamo ne ubuki amazi. Uheruka kumva ngo ibicurane se? Impamvu abakobwa bose bakosora witonze nta nicyo bavuze. Vuga gake budakangura uryamye hari. Kubera ikosora. None. Ubu nanjye nimva hano ndahita ngenda mbikora. Ikosora rwose riri mu kazi kose. Bose nawe muzanira kawe se. Ndibona ari ku kamare we. Nebo ugashyize muri frigo konze gakonje neza. Naragashyizemo. Ese bose buri ikosora kuri mwe konje nibyo byiza. Njye numva iyo gashyushye kubera ko na ya jinja niki. Oya buri wese agira ibyo akunda njye ngukunda gakonje. Ya. Bari muri aho. Turaho. Ntunguwe no kubona untembereye kuri aya mama. Oya muri weekend ndakugendereye rwose. Ubona ko nafashe n'umwanya nzi wawe noneho ntabwo nigeze ntegereza kuza ku kazi. Abakozi se biragenda. Yeah, bigeze neza rwose. Ya, bose rero nabanza kugushimira kubw'ikosora wampaye. Rwose cheers wenda nubwo. Ese ubwo kukazunguza gutyo harya bari kugira ngo rubete ziruzamuke. Byivange neza fresh. bitari guhura se bitari guhura ndabona ntacyo bitwaye ntabwo ari bibi cyane muri make ari bya bindi byawe umaze kumenyera ubwo uretse ibibazo naho ubundi akazi bose none se mwaba mwarabonye umukozi ubafasha mu rugo ntabwo namubona ariko ndacyabishakisha ntabwo sha abarongozi murakimara rwose uwenzi iyi ngiyi niwe waturuhiye papa Bishop niwe wabikoze ikosora rigurira umwana mu rugo ikosora rigure wicaye iwawe ikosora rigure uri mu kazi rirafasha bose ubu nta n'ikindi kinyobwa nsigaye bya bindi nanywaga nkaza mu kazi meze nk'umusazi byirirwaga bindoroga bituma akazi ngakora nabi nkapfa nkashira ubu nabivuyeho koko se ni ukuri ikinyobwa cyanjye ni ikosora kandi bose narahindutse ubyumve nese mbere nabaga nambaye gutya ntibuka naka kamuswara no uzambara neza kuva kera ariko nambaraga neza ariko nabaga njabiriye nasinze uzari ibintu by'impeta wiyambikaga ibintu by'impeta bidafite gahunda biraho bose ya burya namaze kumenya ko uwambaye ikirezi atamenya ko kera ariko nabonye agaciro aka kazi kari kamfitiye kuva aka kazi nagatakaza suko ndi umuswa suko ntafite impamyabushobozi z'ikirenga zitandukanye ariko rwose naradepoje ahantu hose naho ngeze nareba mu boss ntabwo ngiye wambera boss ariko ubu boss mwiza
Oui. Kazi kameze gate se? Kanjye kameze neza. Okay. Wasaka Nje karaho. kugatazi. Kugatazi. Size nanje kureba. Musegonda ngari. Ndebiki. Numva ari nje ko twaganira mu gitoya. Yeye n'akazi se. Byose. Ni inama se cyane. Atera amatwi ukabwira ibyo ugiye gusobanurira. Ni ndabaza ni inama ya babiri cyangwa ni inama ya kampani ya babiri gusa. Yanjye nawe. none se bose ko na hari mushiki wanjye uri mu cyaro nta kuntu namubazanira akaba bafasha ko yarangije kaminuza kubera ariko kubura akazi abagiye aba yicaye mu cyaro ariko urumva umuntu nk'uwo warangije kaminuza kuba yicaye mu cyaro urumva n'ubundi abasubira inyuma hari icyo byaba bitwaye mubazaniye akaba bafasha mu rugo mu gihe ari kumenyera umujyi kugira ngo tube tumushakira n'akazi amudufashije. Umuntu warangije kaminuza aze muhindura umukozi wo mu rugo nyine ntago kumufasha kugira ngo abagufasha mu rugo ntago wamufata nk'umukozi kumufata nk'umuntu wawe nyine kugira ngo abagufasha mu rugo mu gihe tukirimo kumushakira. urumva ibyo bintu bishoboka saba nyine byaterwa n'ukuntu mwe mu byumva ariko nyine ikibazo ni uko waba umufashe. famiye yose ni akazi nawe oya uwo muntu mupfanikiza ni mushiki wanjye uravugana yego bya nyabyo ntabwo agira amadiga nk'ayawe. aya ni umwana mwiza witonda wumva umuntu wakuriye mu cyaro ahantu hose vraiment no kukwicara iruhande umuntu ababona ukwiriye kuba boss ufite indangagaciro ufite values zo kuba boss icyubahiro cyawe nyine nubwo nawe urya abana ariko wowe ubarya wanyoye byibura nikosora ukabona ko wanakosohotse muri wowe nabo ubwabo ukabakosora kandi bakanya nawe ngewe nirirwaga niyahuza ibintu biraho ubu rwose ndaje ndatuje mbese ndi umuntu w'umushomeri ushima Imana. Urashaka kunsaba iki pre? Oya rwose umva nkubwire ndareka mvanemo n'izi rinete ndumva zigize akora sinkubeshye inzara nimbi inzara iraryana. Uziko ntakibona na fuel yo gushyira mu modoka, uziko naje n'agasuzuki abana banjye ntibaheruka breakfast, umugore ntaheruka umusatsi mwiza. Mwana wumva nkubwiza ukuri oya byanze ubu uziko no guheheta byananiye burundu. Twana duto turancaho nkareba nkararama. Sorry. It's okay. Iyo ubanza ukamwita base niba atari w'ingenzi niba ari w'ingenzi. No ndaza kugira amagare. Nuko akana gasigaye kancaho bakubwiza ukuri ababi twabamazemo. Ababi twabamazemo pe. Mu gihe hari abana beza basa neza bakeye ariko ubu niyemeje kuba nakora akazi kandi nkagakora neza bose. Uramutse wongeye ukangirira icyizere nukurinda gusezeranya ko nakubera imfura naza nanjye nikosoye nanyoye ikosora mbese ndi inyangamugayo ku buryo nawe wavuga uturiya si prince ndabigusezeranya. Ndabishoboka ko sawa. Rowe ngira ngo twahore muri aka kazi ariko mu buzima busanzwe twari tuziranye. Wenda mbere na mbere njya mu yeskize kuko wenda habayemo mistake ko umuntu wawe ndyamanye n'umugore wawe ariko nakumenyesha ko byabaye nigeze ntabwo nari ko ari umugore wawe. Namenye ko ari umugore wawe nyuma. So
nza gutekereza navuga ngo aho kugira ngo twane mu kazi nkaho ari injangwe n'imbeba, ushobora kugira document ntuzenzanire, ushobora kugira document sinzi kuzanira, twese turabana babiri. Numvaga ibyaba byiza ibyabaye twabirenza amaso cyangwa tukabyihorera, akubwira ngo kuba harabaye ikosa njye ntabwo urambabarira ku ruhande rwanjye, gutanga imbabazi ntabwo ari itegeko, gutanga imbabazi n'umutima w'umuntu. Oya rwose sinkubeshye, namaze kwikosora, mfite gahunda yo gukora akazi neza n'umutima utuje, kandi ndagusezeranya ko nzaguha umusaruro ntigeze nguha mu buzima. Erega buriya bose iyo umuntu ataribwa ntamenya kurinda, kandi buriya namaze kumenya agaciro k'akazi ariko maze kugatakaza. Nirwaga nkangiza akazi ariko ndagusezeranya ko ntazakubera ikigwari. Yego boss. Ariko mazawe ndazumva pe kandi nizera ko buryo umugabo afashe intambwe ya mbere ngo avuge ikibazo shakira igisubizo waba muri ku mutima kugira sibyo. Nakakugaruye mu kazi gusa unfortunately already hari undi muntu ahise atangira akazi kawe aragusimbura. Hari wese utangira akazi kawe aragusimbura. Cyokoze turi guteganya expansion. Umuntu expansion igihe cya expansion nikigera tuzaharinga abandi bakozi. Ntabwo bafite amandaga menshi, uretse ko nanjye ari ibintu bingwirira ari ibibazo, ariko ntabwo afite amandaga. Uri seriye tumuha akazi kuri boss ngende seriye. Unamubonye abana ko ari umwana witonda yagufasha pe, fasha akazi, umwana ufite courage, uzi kwita ku bintu, genzura buri kamwe kose ku buryo nyine ibintu byo mu rugo byose yabyita. Ibyo uvuga ndabyumva, ariko se abakozi kamwereke okay ntacyo uzamuzana turebe. Mwakoze zamubwiye nta misho mibagera nk'iyawe. Erega nanjye statani wanjye ko urabona nkeneye umukozi mw'iminsi kandi uwo bari baranyemereye ntawe kuza byaranze. Ntacyo uzamuzana turebe ntacyo. Mwakoze boss, nzamubwiye azenga ryari abo bikunze n'ejo yararaje kuko mwakoze ndaza kumuvugisha ku buryo aje yahagera. Sawa mwakoze. Cyane ko muri gahunda nshyashya ya globalization tugiye kujya mu bindi bihugu, uwo nguwo ashobora kujya guhagararira kampani yacu mu kindi gihugu wowe ukagaruka mu kazi kawe. Bishobora kuzaba vuba ariko ntabyo ngusezeranyije. Dore icyo ugiye kunkora ni iki ngiki. Ndashaka wandike formal letter, urwandiko rwiza cyane runonosoye, usaba imbabazi za misbehavior, sibyo? Tange vow ya nk'umuntu w'umugabo yuko any type of misunderstanding yaba yarabayeho, misbehavior and all that, ko bitakiri muri DNA yawe, ko uhari not only kugira ngo ukora akazi ahubwo no kugira ngo utange umusanzu wawe muri development ya goals na budget na targets za company. Yes, I understand boss. Iyo baruwa nuyandika ndazamura amahirwe yageze kuri 90%. I understand. I can't promise you anything, ariko nkwijeje yuko ibyo nubikora you have a better chance. Sibyo? Yeah, right. Enough about work. Reka mbena naretse n'ibingibi by'akazi twiganira ikindi gihe. Tell me about love.
about your life. Kumva umutima w'abantu imbabazi ukazima, kumva utazima ntuzima, ariko tukabana mu kazi nk'abantu bari muri kampani imwe, tukabana mu kazi nk'abantu dukora akazi kamwe kandi dufite purpose cyangwa intego y'icyo dushaka kugeraho, tukabana muri kampani twese turi abakozi pani ibintu byo kugira ngo tumere nk'abantu bahigana, umwe ashaka kwirukanisha undi icyo tunyumva muri ofisi yanjye nzagukorera kugira ngo tukiranire. Seri niba gutanga imbabazi atari itegeko, kuzisaba zo ni itegeko. Kuzisaba n'umutima w'umuntu ari wo wanjye wazisabye, kuzitanga n'umutima wawe ari wo wawe kuzitanga. Twese umutima uguteze gusaba imbabazi kubera ko naje gukora mu kazi kanyu. Nuko nabonye hari ibintu bimwe na bimwe utinya kungezaho cyangwa utinya kumbwira. Wenda kubaza nyine imbere yuko nza muri akazi kanyu. Umutima ntigeze gukomanga nibura ngo utekereze ko wansaba imbabazi. Ntabwo niyumvisha ukuntu ahantu nka mudafite ikosora. Ibyo bishoboka bite? No, baby, ni gute wasohokanye ahantu nkanga batagira ikosora? Baby, no. Nakosora mufite koko? Wow. Ikosora imbaraga z'abagabo. Wow. Darling, namenye ibanga. My boo. Yes, darling. Ikosora ntirikabure mu rugo rwanjye. Of course. Umugore wanyweye ikosora ahorana akanyamuneza. Ushaka kurangura ikosora, hamagara nimero ziri kuri screen yawe.